uyu munsi ntabwo nongera kubaza kayo, uyu munsi ntabwo nongera kubona rindi we, uyu munsi hari irindi zina ndi buhabwe. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ugafata icyemezo muri iyo saro yawe ugahinduka, ukakira Yesu utanga amahoro, ukakira Yesu utanga ubuzima bwuzuye, ukakira Yesu uhindura amateka. Turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Good Face na Kiana TV show, amahoro Imana itanga abane namwe. Rero imbere ya kamera zacu tuhafite umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana umeze neza? Ndashima Imana. Ndabibona rwose. Uyu munsi nagira ngo tuganirize ku ijambo ry'Imana. Murakoze rero kunyakira kuri Good Face ndetse na Kiana TV show. Ariko twongera no kwibutsa abadukurikirana, niba mwakora subscribe, mukakora share ndetse mukandika comment kugira ngo tumenye ijambo tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho niba bibafasha. Reka rero duce bugufi dusenge. Uhoraho, duce bugufi imbere yawe, turagushimye ku gitondo cyiza waturemeye, turagushimye tuguhimbaza kuko wakunze ko tubyuka turi bazima, n'abadukurikirana nuko bahumeka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwera wa Siyoni, turakwingize kugira ngo umanuke ubane nanjye, ngiye kubwiriza ijambo, ariko ndakwingize ngo ntaba ari Uwera wa Siyoni, aba ari wowe uri muri jye, kugira ijambo rituruke muri jye mwami. Riba ari ijambo ruhura imitima, riba ijambo rikiza abarwayi, riba ijambo rikura imbohe mu bihome, riba ari ijambo rigirira akamaro uzaryumva mwami. Data mwiza, dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi rero nshimye Imana ko Imana yakurinze nanjye ikandinda kugira ngo dushobore mbeshoboye kuba ngiye kubwiriza iri jambo nawe ushobore kuryumva. Ndagira ngo rero aho uri muri saro yawe cyangwa se aho wicaye hose uryumve kandi urirangize kugira ngo rikugirire akamaro. Nanjye impamvu bagiye kuribwiriza nuko ryangiriye akamaro. Yesu ashimwe cyane. Ijambo rero uyu munsi nshaka kugira ngo dusome, tugiye kujya muri Luka igice cya 19 umurongo waho wa mbere, tuhamanuke tugere ku murongo waho wa 10. Impamvu bashaka gusoma imirongo yose no kugira ngo abadukurikirana mushobore kumva icyo tuba dushaka kubabwira muri iri jambo, kuko nasoma umurongo umwe nkababwira icyo nshaka kuvuga, ariko biba byiza kugira ngo namwe mujye muhisomera kugira ngo mushobore kumva icyo Imana ibabwira mu ijambo. Rero umutwe w'ijambo wanjye uyu munsi biravuga ngo ntabwo Imana ibona nk'abantu. Abantu tubona nk'abantu, ukaba wareba umuntu ukamujyaginga ukurikije imyambarire ye, ukurikije imivugire ye, ukurikije uko umubona. Ariko Imana yo ntabwo ari Imana, yo irareba ikareba ngo mbese Jean Marie ni muntu ki? Jean Marie ateye ati? Jean Marie wifitiye amadirede, Jean Marie wiyambariye y'amapantaro bavuga ngo ni iki, harya ni deshire, Jean Marie ugendera hariya gutyo ni muntu ki? Twe nk'abantu bamubona twabona ngo ni umunyamahoro wibereye aho ngaho w'umurasta, ariko mu mutima Imana iramubona, irabona ko Jean Marie yavamo umuntu ukomeye. Haleluya. Irabona ko Jean Marie yakiriye Yesu agatura muri we, hari ibintu byiza biri muri we byahinduka. Yesu ashimwe cyane. Imana ntireba nk'abantu. Yesu ashimwe cyane. Abantu babona nk'abantu. Ushobora kubona umuntu ukabona ari umukire, afite amazu meza, afite amamodoka meza, mu bigaragara afite byose, ariko nta mahoro afite. Ariko nyamara uyu muntu abonye Yesu agatura muri we, ibintu byaba byose byahinduka bizima. Yesu ashimwe cyane. Reka rero dusome muri iri jambo, mwumve ukuntu Imana itabona nk'abantu. Hanyuma natwe njya nkunda kubabwira ngo ibyo tubona muri Bible bijye bishushanya ibyo tunyuramo mu buzima busanzwe, hanyuma biduhe igishushanyo cyo kubaho tubaye muri Kristo. Haleluya. Kugira ngo tubone impinduka ikomeye iva muri Yesu Kristo. Reka dusome. Ni muri Luka 19 umurongo wa mbere, umutwe waho uravuga ngo ibya Zakayo. Ariko jye umutwe w'ijambo nababwiye ngo navuze ngo Imana ntibona nk'abantu. Yesu ashimwe cyane. Ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura, ngo nuko hariho umuntu witwaga Lazaro. Zakayo. Haleluya. Hari umuntu witwaga Zakayo. Reka twasubiremo. Ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru,
yari bosi mbega, kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa. Bibiri tubwiye ko ari umutunzi, yongera tubwira yuko ari umukoresha bikoro, yari bosi w'abakoresha bikoro. Mu yandi magambo yari umuyobozi kandi umutunzi, ntabwo yari umukene. Ariko wakwibwira ikintu cyatumaga ashaka kureba Yesu uko asa cyari iki? Uyu mugabo mu bigaragara yari afite ibintu byose, yari afite amafaranga, yari afite ubutunzi, yari afite ibintu byose. Ariko hari ikintu yaburaga iki? Ntabwo yari afite Yesu muri we. Kandi Yesu uyu ni wari kuzuza, wari kuba umwuzuro w'ibyo afite, kuko ibindi byose yari abifite. Nawe bibaze umuntu w'umukire muri uyu mujyi wa Kigali ufite byose, Yesu ahanyuze abashaka iki kujya kumureba mu maso? Haleluya. Hari igihe tuba dufite amafaranga, dufite byose, ariko hari ikintu tubura. Hari ikintu tubura. Turabura amahoro, kandi amahoro atangwa n'Imana, amahoro atangwa n'Umwami Yesu. Haleluya. Uyu mugabo rero Zakayo ntabwo bwari ubundi, ntabwo byari kugira ngo arebe Yesu gusa. Mu bigaragara ndibaza ko iki gihe cye yari afite ibintu byose, yenda afite n'amamodoka, afite n'ibyo byose, ariko icyatumaga yirukanka, kandi Bibiri tubwira ngo yari na mugufi, ntiyashoboraga no kureba Yesu, cyari iki? Hari ikintu yaburaga. Icyo yaburaga nicyo yashakaga. Haleluya. Ikintu yaburaga yagombaga kugiharanira kugira ngo akibone. Mu buzima busanzwe iyo twicariye muri comfort zone, ufite byose, udahagurutse ngo usenge, udahagurutse ngo ushake Imana, uhera mu rungabangabo rw'ibibazo urimo. Ariko nyamara ibisubizo bihari. Igisubizo cy'ibyo ushaka kiri kuri Yesu. Haguruka usenge, haguruka ushake Imana. Zakayo yamenye ubwenge, haravuga ati genda reba Yesu, ariko mu bigaragara ntiyashakaga Yesu. Bishushanye n'ubuzima bw'urimo. Nawe uhaguruka ushaka Yesu. Ahari ubuzima urimo urumva butakunyuze, ufite amafaranga, ufite byose, ufite akazi keza, ufite byose, ufite amazu, ariko hari ikintu ushaka. Haguruka rero nawe ugiharanire, ushake mu maso y'Imana. Ngo nkundu ushakana umwete azambona. Uyu mugabo agiye gushakana Yesu umwete, arangije aramubona. Yesu nashimwe cyane. Aho uri muri salo yazamurira Imana icyubahiro. Uyu mwami arashoboye, nta kimunanira, no mu byo ashoboye ibyawe birimo. Haleluya. Shobora kunyura mu bibazo bikugoye muri aka kanya, abantu bakubona bakabona rwose wagezeyo, ariko ndakubwiye ngo hari umwami w'abami, ujye utanga amahoro, ujye uhindura ibihe, ujye uhindura ubuzima, abantu bagahindura amagambo. Shobora kuba ufite umwana uvuga ngo uyu mwana ibiyobyabwenge ntabwo byazamuvamo, ndabona abaganga barambwiye ngo ngende nture nicarire birarangiye, ariko nakubwira ngo haracyariho ibyiringiro. Shaka Yesu, bigishoboka kwabonwa. Haleluya. Shobora kuba ufite urugo rwakunaniye, uvuga ngo rurasenyutse birarangiye, ariko haracyariho ibyiringiro. Ndibaza ko mu byo Zakayo haranira kureba mu maso Yesu, ahari nubwo byagaragara ko ari umukoresha w'ikora, ari boss, bigaragara ko afite amafaranga, bigaragara ko ameze neza, ariko hari impamvu yatumaga ashaka Yesu. Yashakaga kumureba, hari ikintu cyari kimuremereye, hari ikibazo yari afite kimugoye. Yesu ashimwe cyane. Reka dukomeze tuhasome. Ngo ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Uyu mugabo ngo yari mugufi. Uyu mugabo ntabwo yari muremure. Uyu mugabo ntashobora kureba Yesu kuko ariko reka mbabwire, hano hantu Bibiliya nubwo ivuga ngo yari mugufi mu byaha, yari mugufi mu bugome, yari mugufi mu kwiba abaturage, yari mugufi. Yesu ashimwe cyane. Ngo arangije yurira igiti, ngo Yesu arararama aramureba. Amaze kumureba ngira ngo aravuze ati uyu mugabo arananiwe, uyu mugabo ararushye, uyu mugabo hari icyo nshakaho. Haleluya. Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo ururuka vuba. Haleluya.
Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yahise amubwira ati ururuka vuba. Iyo umuntu aguye ngo vuba nuvuga ngo bigire nyine ako kanya. Yesu ashimwe cyane. Kuko uyu munsi ndarara iwawe birakwiye. Impamvu yavuga ko bikwiye, hari impamvu yari biteye kuvuga ko bikwiye. Yaramurebye asanga mu bantu bari aho bose niwe ukwiye guhinduka. Haleluya. Kandi guhinduka kwe ntago byari ibintu biri bukorerwa aho ngaho. Yaravuze ati uyu muntu ngomba kumufatira umwanya nkagiwe nkabanza rega mbabwire guca bugufi bijya bivuga ubutumwa. Yesu ashimwe cyane. Uribaza umwana w'Imana kujya kurara ku mujura wayogoje abaturage akemera kararayo. Yesu ashimwe cyane. Ariko ibi bitubwiye iki mu buzima busanzwe? Ahantu hose niba turi abakozi b'Imana, niba turi abavuga butumwa, ahantu hose ntaho duhejwe. Kuri abo bajura tujye tubabwire, ku basambanyi tujye tubabwire, ku bantu wowe ubona ko bidashoboka ujyayo ugenda uvuge. Yesu ashimwe cyane. Gukora no kwimana ntabwo ari ukwawe. Yesu aragenda ajya kwa Zakayo ararayo. Yesu ashimwe cyane. Bamuciraho iteka baravuga ati none wese akoze hasi. Hagiye kurara kuri uriya mujura, hagiye kuri uriya munyabyaha. Ariko bibagirwa ko umunyabyaha ari we wagize ute, ari we watumye Yesu aza mu isi. Abantu bameze batyo ni batumye Yesu aza. Yesu ashimwe cyane. Abanyarwanda bagiye bavuga ngo umurwayi niwe ukeneye umuganga. Iyo urwaye ni wowe ukeneye umuganga kugira ngo umuganga aze kuvura. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bakeneye ijambo, hari abantu bakeneye guhindurwa n'ibyo tuvuga, ariko mu bigaragara twebwe tukumva ko tutajyayo kubera ko tubona ari abanyabyaha cyane, kubera se ko tubona bateye ukundi cyane. Ariko reka mbabwire, hari abakeneye ibiturimo. Yesu ashimwe cyane. Nawe ukomeye uzi ko utakeneye ijambo, urakomeye, uri mu rugo rwawe, uri mu mahoro, ufite amafaranga, ufite byose mu bigaragara nk'uko uyu mugabo yari ameze. Ariko hari ikintu urabura Yesu. Yesu utanga amahoro, Yesu utanga umwuzuro w'ibyo ufite. Umwuzuro w'ubwo bukire bwawe ni Yesu. Kuko udafite Yesu nta mahoro. Wabyemera wabyanga, uko niko kuri. Haleluya. Yesu ageze kwa Zakayo rero ubuzima burahinduka. Reka uze wumve ukuntu ubuzima bwahindutse. Uwabisi babonaga ko ari igicibwa, uwabisi babonaga ko ari akahebwe, uwabisi babonaga ko atahinduka, yaje guhinduka kubera ko umwana w'Imana yaraye iwe. Uwamu uyu munsi nawe ahuri uyumvije ijambo ryanjye, uwama Yesu akarari wawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 6 ngo yururuka vuba. Nawe yarabyumvise aravuga ati aya mahirwe sinayacikwa. Aravuga ati ubwo Yesu abivuze nanjye reka manuke. Ibyo ari byose yambonye, nubwo hari abantu benshi bamugose, ariko ijisho rye ryakubitanye n'iryanjye, kandi hari ijambo yambwiye. Aranyibwiriye ubwe ngo nimanuke arari wanjye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu akimara kuvuga ibyo ndibaza ko Zakayo yahise afata icyemezo avuga ati uyu munsi ndahinduka. Uyu munsi ntabwo nongera kuba Zakayo. Uyu munsi ntabwo nongera kubona rindi we. Uyu munsi hari irindi zina ndi buhabwe. Yesu ashimwe cyane. Wamu uyu munsi ugafata icyemezo muri iyo saro yawe ugahinduka. Ukakira Yesu utanga amahoro, ukakira Yesu utanga ubuzima bwuzuye, ukakira Yesu uhindura amateka. Haleluya. Haleluya. Umurongo wa 7 ngo abantu bose babibonye barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Nkuko wavuga ngo se uriya mupasiteri agiye kuvuga ubutumwa muri ziriya ndayi, agiye kuvuga ubutumwa muri bariya bajura, agiye kuvuga ubutumwa muri bariya babandi, ariko nyamara ayo mabandi niyo akeneye umucyo, niyo akeneye guhinduka. Yesu ashimwe cyane. Mureke tujye tureka guciraho abantu amateka. Haleluya. Njya nkunda kubwira abantu ngo ntitukarebe umuntu ngo umurebere mu myambarire, umurebere mu mivugire, umurebere mu migenzereze ye. Uwo muntu yagutungura. Umuntu ufite Yesu ajya atungurana, umuntu ufite Yesu ajya ahinduka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja
umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese narambuye ndabimuriha kane. Umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu ashimwe cyane. Dore impamvu Yesu yemeye kujya kurara kwa Zakayo, yagira ngo ahinduke, yagira ngo abe icyaremwe gishya, yagira ngo yongere kuboneka muri sosiyete nk'umuntu muzima. Yari yazanywe no kugira ngo uyu mugabo ahabwe ubugingo buhora, ahinduke. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo nubwo yari afite amafaranga, ntabwo yari afite ubuzima, ntabwo yari afite kubana neza n'abaturage, kandi iyo udafite kubana neza n'abaturage banakwica. Yesu ashimwe cyane. Yesu abibonye areba muri abo bantu bari aho bose, aravuga ati uriya wuriye igiti, uriya ugiye kunshakana umwete akurira igiti, uriya ufite amatsiko yo kumbona, hamukubise amaso gusa ahita amenya icyo akeneye. Yesu aravuga ati uriya ari buhinduke, kandi noneho si uguhinduka gusa, arazana n'impinduka aho atuye, harazana n'impinduka mu bo yambuye, harazana n'impinduka mu bo yaririye ibintu byose. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Ritubwiye ko yabirishye inshuro enye. Haleluya. Yabarishye, abo yibye rimwe yabakubiye kane. Yesu ashimwe cyane. Iyo turi hano tuvuga ubutumwa, tuba dutera ikirenge mu kirenge cya Yesu Kristo. Uyu ubonye umukozi w'Imana aje iwawe, nta kindi kiba kimuzanye, abaje kugira ngo akubwire ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa buhindura amateka. Iyo umuteze amatwi ukumva ijambo rimuturutsemo, ntabwo biba ari ijambo rye, ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ryaturutse mu kanwa k'umwana w'Imana, ryahinduriye ubuzima uwari akahebwe aho yari atuye, rimaze kumuhindurira ubuzima, nawe ahindura ibyo yari yarangije. Iyo Yesu yageze muri we birahinduka. Ahari ubugome haba ubuzima bwiza, ahari ubugome haba ubugwaneza, ahari ubugizi bwa nabi utangira kugira neza. Yesu iyo yageze mu buzima birahinduka. Ndakwinginze aho uri wicaye muri salo ngo wakire Yesu. Niwakira Yesu arahindura ibyo byose byanze guhinduka mu buzima bwawe. Ni akazi kakubereye ikibazo, akira Yesu. Ni urugo rwawe rwakubereye nk'umusozi, akira Yesu. N'abana bawe urabona byagura gucanze, nta kintu ubona cyabahindura, akira Yesu. Yesu ni byose kumufite. Umuririmbyi niko yuzuye umwuka araririmba, haremba ati Yesu ni byose kumufite. Haleluya. Yesu nahabwa icyubahiro. Niba uri muri salo yazamura amaboko y'Imana icyubahiro. Haleluya. Ngo Yesu arababwira ati, aho ni ku murongo wa 9, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Agakiza kaje hano kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Yesu ashimwe cyane. Nawe ukwiriye gukizwa, nawe ukwiriye impinduka, nawe urakemerewe. Yesu ashimwe cyane. Ndakwifuriza nanjye niyifuriza kugira ngo twemere guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Mu yandi magambo ashatse kuvuga ati jyewe nazanywe no gutanga ubuzima, nazanywe no guhindura, nazanywe no gushaka ababuze. Muri aka kanya ushobora kwibaza ngo ababuze ni bande? Barahari, bazimiye, batazi ijambo ry'Imana, bibera mu bapfumu, bazi ko ari bwo buzima. Ariko reka nkubwire, umupfumu yaguha ibyo byose, ariko ntazaguha amahoro, ntazaguha kurama, ntazaguha labashata. Reka mbabwire, nimwemere Yesu ahindura ubuzima bwanyu. Haleluya. Ntacyo bimaze kuba ufite amafaranga, kuba ufite amazu, kuba ufite imiturirwa, ariko urara udasinziriye, ariko ibintu byose byarazambye. Kandi uhindura ubuzima ntabwo agusaba amafaranga, nta gitamba gusaba, nta kintu na kimwe gusaba. Haragusaba ko umwemera ngo aze mu buzima bwawe, kandi n'umwemera ugafungura umutima agatwara mu buzima bwawe, araguhindurira ubuzima. Ni amahoro ushaka, akira Yesu. Ni umugore mwiza ushaka, akira Yesu. Ibyo ushaka byose biri mu mwami wacu Yesu Kristo.
ushobora kubivuga gutyo ukagira ngo kuryoshya amagambo. Nanjye naramubonye harawa yansanze ndi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndavuga umugabo nabonye, ndavuga umugabo nzi neza, ndahamya umugabo nzi neza. Haleluya. Kaduhereza Imana icyubahiro. Ndashoje ariko ndakubwira nkurikira, ntubitware uko wiboneye. Uyu mugabo ni ukeneye iwawe, uyu mugabo ni ukeneye mu bana bawe, uyu mugabo ni ukeneye mu kazi kawe, uyu mugabo ni ukeneye muri position zose urimo. Ni umwami w'amahoro. Haleluya. Abongereza navuga ngo he is the prince of peace. Uyu niwe wenyine ugera ahantu ibintu bigahinduka. Niwe ugera ahantu ibintu bigahinduka. Yesu ashimwe cyane. Amahoro dushakira ku bantu, ubutabera dushakira ku bantu, ibyo byose biri muri Yesu. Reka dusenga Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana yagura imbago zanyu. Haleluya. Ibyo ushaka byose mumeneye ibanga ko biri muri Yesu. Kaduce bugufi dusenge. Data mu izina rya Yesu, ko wampaye ijambo riko ngejeje ku bana bawe, ndakwinginze ngo urure kuwera wa Siyoni, ururukira mitima yabo kugira ngo iri jambo rigire umumaro kuri uryumve. Iri jambo rihindura amateka y'uri uryumve. Iri jambo rihindurira umuntu akazi uri buryumve. Uyu muntu iri jambo rimwubakira urugo, iri jambo rimurerera abana, iri jambo rimuhindurira ubuzima. Haleluya. Urakoze mwami Yesu. Tegeka ganza bw'ikuzo n'icyubahiro. Ururuka usanga uri urwaye uri mu bitaro, usanga uri urugo rwasenyutse, usanga uri abana bananiye, usanga uri umuhindurira ubuzima mwami. Ni wewe wenyine wagira mu buzima bugahinduka, ni wewe wenyine wagera ahantu amateka gahinduka. Uko wahinduriye Zakaya amateka, uko wageze kuri ya mugore aterwa amabuye bavuga ngo ni umusambanyi, ariko wera Abisirayeli ahari hagiye kuba urupfu kashyira ubuzima. Ndakwingize kugira ngo muri aka kanya urimo kutwumva mwami w'abami, umucyo wawe utahe mu mutima we, umucyo wawe utahe mu mago yabo. Urakoze kuri Imana yumva. Ni mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo nseze nizeye. Amen.